yashwanye n'umugabo we bitewe dufite iyi video no gusenya. asimbuka urwo rupangu agwa hasi uretse gato ntabwo Sabe ahangaha mu kanya wari uvuze ntabwo muza kudufungira muri societe itavuga muratugira ibiragise oya none tugiye ikirage none se ntabwo Sabe twumvikane ikintu ntari kwemeranya n'abantu tumaze twumvikane ko Sabe kumubona aryamye hasi adashobora guhaguruka ni inkuru. He's a public figure. Ibyo tumaze tubyemeranye. Ntuvuge ngo kuvuga kuri Sabe nka Sabe wikimenya bose mu gihugu byonyine kubona ari hasi adahaguruka iyo ni inkuru. Ntabwo ngenge tuza kubyirengagiza. Icyo uretse gato nakubwiye ngo ashaka bari ruhande nujya kuvuga ntuze kunyura iruhande. Icyo ntemera ni kimwe ni uguhindanya izina rye no guharabika izina rye ariko kumukoraho inkuru. Kubona Sabe ari hasi adashobora guhaguruka Sabe tuzi as a public figure umunyamakuru wa Kasamutwe iyo ni inkuru ariko kubihuza n'uburiri gute ndabyumva nakubwiye ko ibyo n'ubusambanyi gute nakubwiye ntabwo nta muntu wabihuje n'ubusambanyi tugaragaze twumvikane tugamo ku matitire ari gukorwa uretse gato ikintu ntashaka ushaka kuza ugashaka guhita uhengama nukumva ko abantu babuze umuntu ngo kuko bakoze inkuru ku muntu wari wavunitse ntabwo ari n'importe ki umuntu wavunitse waguye hasi ugatanga n'ingero nawe ko wagiye ukajya muri sport ukavunika. Ikintu nge ntashaka ntabwo tubalance nkuko wabivuze ni ukuvuga ngo ku bantu bakoze inkuru kuri Sabe nta kosa bakoze. Abakoze ikosa ni abashatse gusenya izina rye no kumuhindanya bagafata video bakayihuza n'uburiri kandi ari mu muhanda. Aho turabyumvikana ndemeranya n'abakoze inkuru kuri bakadutwara mu buriri niba mu muhanda harimo ibitanda ntabyo nzi aho sinemeranya nawe bareke ku kizina ry'umuntu komeza ariko ntihongere kutubwira ko ngo gukora ku nkuru kuri Sabe ngo twarengere kandi yavunitse oya byo ni inkuru kubera ko buriya umuntu wari yimbwa n'imbwa yari y'umuntu inkuru n'umuntu wari yimbwa na Sabe rero kuba asanzwe mu muhanda aryamye bananiye kugenda ni inkuru kuko it's a public figure. Hari ikiganiro kimwe nakurikiranye bavuga ko hariya ari kwa mukuru w'umukobwa ngo bivuga ko bari baryamanye wari uri Gisenyi Sabe aho ngo kandi uwo mugore yaratandukanye n'umugabo mpita mbona ko nta mpamvu yo gusimbuka portail kuko nta urupango kuko nta wari guhunga ntacyo yikanga ari uwo mugore ni divorce ntahari nta kiri kumwirukansa aho ngaho nicyo kintu kirimo nge ndimo kumva. Papi urimo kunyumva bakabihuza n'uburiri cyubwacyo Sabe ni umugabo wubatse icyo ni kimwe reka turebe ko ijyanye na private life cyubwacyo barimo gusenya umuryango wa Sabe bari gusenya urugo rwa Sabe bari gusigira ibikomere umugore n'abana be bigize icyaha nujya mu itegeko nshinga rivuga ko umuntu ari umunyagitinyiro nujya mu itegeko nshinga urasanga biriya bigize icyaha kuko nta fate n'imwe irimo kugaragazwa yuko ari uvuga ko yari arimo yasimbutse baryamanye ntiyatanze ikirego mu rwego rubifitiye ububasha ari umugabo cyangwa se undi muntu runaka ntari gutanga ikirego cy'uko uwo bari kumwe koko ari Sabe cyangwa se yamuhohoteye yamufashe ku ngufu yagize ate nta kirego cyatanzwe. Uranyumva papi uza rero akabihuza n'ubwo buriri nabanze areba ingaruka biraza kugira yaba kuri Sabe we yaba ku muryango we
yaba ku bavandimwe be yaba no muri sosiyete nyirizina papi ndumvikana cyane. space yananiye, space yandabona yavuyeho sinzi mwe muri kubabona ra Njye ndi kubabona nk'ubu bari ngubu nari bagiye bari bagiye ariko ni ikibazo cya space ariko abantu bari kugenda bagaruka umwe ngo komeza papi. Icyo navugaga ngo ibyo birimo kuvugwa kuba ari we ntabwo byahuzwa no kuvuga ngo yari aryamanye n'umuntu. Byo ntabwo bashobora gutekereza ku bijyanye no kuvuga ngo biragira iyihe ingaruka ku muryango we, ku bana be, kuri sosiyete no ku izina rye nyirizina, mu gihe nta wafashwe ku ngufu cyangwa se wasambanyijwe urimo kugaragaza ko ubwo Sabe yahunze atatse ati ngenda tabaje Sabe mfashe ku ngufu ngo Sabe yirukanke abivunikiremo. Ababihuza n'ibyo nicyo barimo kwifashisha iyo social media mu gukora ibyaha, ikindi babigambiriye kuko nta bimenyetso simusiga, nta rwego rwashyikirijwe ikirego ruhari. Njyewe uruhande rwanjye ni urwo. Okay, aho ngaho rero tuvuyeyo sibyo, aha ngaha reka tuveyo gato kuri iki kibazo cya Sabe, reka tuteye kugitindaho kuko njyewe nkuko nabigusobanuriye nkuko nanabivuze, icyo nemera ni kimwe, kuba umuntu yagiye hasi, urimo kumva, kandi reka babwize ukuri, izi mbuga kuzikoresha tugomba kwigengesera ngo tutakuzikoreramo ibyaha, ariko ku rundi ruhande zirakenewe kugira ngo tuzikoreshe abantu bisanzure. Turi kumwe, ibyo ngibyo nibyo ndemeranyaho nawe, tugerageze tubyumvikane. Sabe icyo ntemeranya nabo mwakiyuzinga bakinjira no muri vie prive ye, sibyo, ariko akorinye ku nkuru iri kuvugwa nk'ibyamamare nk'umuntu public figure, kumuvugaho bakamuvuga ku mugore kandi hari indi nkuru yigeze kuvugwa, umuntu uri kuvuga ngaha mureke kuzibya abantu umunwa ngo muvuge ngo binjiye mu buzima bw'umuntu. Aho ngaho tuze tubyumvikane, he's a public figure, inkuru hari impamvu nyinshi zirenze imwe no kugira iyo conspiracy yo kuvuga ko bari bavuye kubera iki. Iyo Sabe aza kuba ari kumwe n'undi muntu hariya ntabwo bari kuba binjiye deep ngo babihuze n'ubusambanyi, ariko kuko yari kumwe n'umuntu havuzweho inkuru ko uwo muntu hagaragaye ko, cyangwa hari indi nkuru yavuzwe ko uyu muntu bafitanye ibyo ari kuvuga kubyumva papi. Ndabyumva dusasa inzobe, byavuzwe ko Sabe cyangwa habayeho complain ko Sabe n'uyu mugore wari umugore w'umugabo cyangwa ari umugore w'umugabo, sibyo, hari umubano wihariye, reka ndeke gukoresha amagambo yuko bafasha kandi hari watanze ikirego yaba umugabo wabo uretse gato yari kose niba turi kuvuga uwo mugore cyangwa ari uwo mugore. Ikibazo rero dufite muri community yacu, ibintu byose murabifata mukabijyana mu bigize ibyaha. That's why mubona ariko bigize uretse gato. None wemera ko buretse gato ndaguha urugero, ngiye gutanga urugero. Ibyaha bikorerwa ku mbuga nkoranyambaga ntabwo mbihakana, tugende gato turahangaha. Ngiye kugutabihakana dukomeye, reka nze nguha urugero rumwe kuri The Ben, siko bimeze. Natwe muze kuduha ijambo, manika ikiganza cyangwa umanuke, ntabwo uri mu batumirwa, s'il te plaît. Ariko ntukanigana abantu ijambo. My friend, nagutumiye mbere yuko nkora space, naguhamagaye, ariko ntabwo twaje guheza abantu. Ntega amatwi, mfite ubunyobora, turagenda ku bitekerezo byawe. Nyobora uko nyobora ikiganiro, mfite uko ngitwa papi. Uko nyobora ikiganiro bitandukanye no kugira ngo ibitekerezo byawe uretse gato, naguhamagaye ngo tuganire, siko bimeze. Ariko ntabwo ndi bugendere ku marangamutima yawe. Ndakumva, naguhamagaye ngo tuganire, sibyo, kubwira n'ibyo tugiye kuganiraho ni cyane. Abandi rero sibyo, baduhe umwanya, turaza kubaha ijambo, tumaze tugereze ikiganiro umurongo, siko bimeze. Ni cyane. Umutumirwa bamutegurira intebe yo kwicaraho, abavumbyi barategereza bakabagenera. Wihangane ngiye gusoza, so twumvikane ikintu kimwe, mumvanye no ku murongo burabyo nanjye vuga birancitse biragiye. Icyo mvuga navuga ni iki ngiki ni iki, tugerageze tubyumvikane, tunajyanemo neza cyane, unyumve. Naguhaye urugero, nari nguhaye urugero kuri uyu mujene wagiye kwifotoza agakora ku ishyanga y'umukobwa bikaba intambara, hani inkuru ikaba inkuru. Papi,
si byari mu ndakumva ifoto gusa. byari muri Aya video masaha turamutse tubonye video uriya mukobwa arandase The Ben yavunitse, mwavuga ibingana gute cyangwa byagenda gute? nibyo nakubwiraga ngo Si inkuru, amahirwe twahawe uretse gato, si inkuru. Rero ibi ngibi nibyo ndi kubabwira, niba twarabonye inkuru hari inkundura, inkuru zikavugwa. nakubajije ngo ari uwari iyimbwa Attends, n'imbwa yari y'umuntu inkuru ni iyihe wimva uri kuncabiranya, ihangane gato ngiye kurangiza. ntabwo ngucabiranye Ni ukuvuga ngo rero icyo ntemera ni kimwe, twemeranye ko kuba bari gukora inkuru kuri Sabe n'uriya mukobwa, urimo kumva, c'est normal, ni ibisanzwe kuko ni inkuru yari yaravuzweho. Icyo nemeranya nawe na namagana ni ukubifata bagahita bakonfirma ko abantu baravuye gusambana, ahubwo bazi kutubwira bakoresha na kapote. Aho ngaho harimo iharabika n'isebanya, kuko ntabwo bafite cyane ibimenyetso, ntabwo no bakina gusenya umuryango eh, nyarwanda oya no gusenya umuryango wa Yago, none se sorry, umuryango wa Sabe, none se Sabe ko bite byawe, ariko ntimugafate ngo mubiremereze. No gusenya umuryango wa Sabe tutabiremereza ntabwo ari umuryango wa mbese ibi ngibi urabyita ibyoroshye none se se Sabe hagarariye umuryango nyarwanda. So mwese wese umunyarwanda ni umunyarwanda, ariko gusenya ntabwo sosiyete nyarwanda ntabwo ari igisobanuro isenyutse cy'umuryango nyarwanda muri rusange. Reka ibyo ni ibi kugira ngo usubize ijambo rero, ibyo ndemeranya nawe, abantu bareke gufata umuntu, urukumva, ngo bahite badaboringa bashyiramo gitubura, bagenda bahita bamusubiza mu buriri. Ibyo nabyamaganye kuva ku munota wa mbere, kandi nawe nuko bimeze. Ariko cyane tugaruke kuri iyi nkuru, kiriya kintu n'ira video twabonye ni inkuru itanavugwa n'umunsi umwe cyangwa icyumweru kimwe, bitewe n'abasitari bayirimo, sibyo, na scenario y'iriya video. Nta foto nta cyabaye. None niba hari ifoto, tureke no kuvuga ku byo turi kureba, turi kurebesha amaso. Umuntu nka Sabe adashobora guterura ibirenge hasi, yavunitse ari hasi n'amataratara n'akagofero, ahubwo twagombye kuba turi gukusanya inkunga yo kujya kumusura tumushyiriye imbuto. tugomba kubaza. Okay, ngaho dukomeze rero. Icyo rero ntashaka ni uko wari umaze kuvuga ati ko twabuze ubumuntu, turi gukora ibigize ibyaha, umuntu yavunitse nawe ukitanga ngira ngo nawe agiye muri siporo uravunika, uri umusitari, kuvunika kwawe ni inkuru, ni content. Ariko icyo ntemera ni uguhindanya. Wakoze cyane, so ngaho komeza. Hanyuma noneho tugiye kuva muri rusange tuze tugiye kuva kuri Sabe tuze muri rusange, turaza kwakira abantu, turebe ni iki gigomba gukorwa, hakorwa iki, nuwe musanzu wa buri wese kugira ngo izi social media n'izo mbuga nkoranyambaga zikore mu buryo bwubaka umuryango, apana busenya umuryango. Urakoze cyane, wakomeza papi. Hanyuma uragaruka ku kintu ngiye ntemeranyije nawe cyo kuvuga ko umuntu yitwaje urwego agakora iki, haranikanzemo. Ngiyewe ibyo yavuze ndemeranya nawe 100%, ubwo nubikontradiza, ubwo ngubwo uraza kudereza fact. Wakomeza. Njyewe icyo ndimo kuvuga ntemera, mu gihe umuntu atarahamagazwa n'urwego ku byaha runaka, kuko itegeko rivuga ko RIB ifite uburenganzira bwo guhamagaza umuntu, ni urwego nemera, nanubaha, nanakunda imikorere yarwo. Itegeko rivuga ko umuntu afite uburenganzira, RIB ifite uburenganzira bwo gufata, umuribo afite uburenganzira bwo gufata umuntu abwirijwe cyangwa se ubwe yibwirije. Ego. Naho kuza kuri mikoro ukavuga ngo runaka, iyi ni ultimatum uhawe, aya ni amahirwe ya nyuma uhawe, witwaje izina ufite n'icyo uri cyo mu gukanga umuntu. Ntabwo nemeranya nawe. Nta nubwo ari ngombwa ngo twemeranye. Nta mu nshingano bafite harimo no gukumira ibyaha bitaraba. Gukumira icyaha kitaraba, umenyesha nyiri icyo cyaha mu kumubwiriza no kumubuza ngo ibi bintu itandukanye nabyo. Ntabwo wajya kuri mikoro, wenda nuko nge bitambayeho ngo ba mentioning ngari nge, nge nahita njya gutanga ikirego. Ndakubwira uretse gato, icyo naba ndimo gukorerwa torture morale. Ntabwo ari torture kuko habayeho kugumura rubanda. My dear, ni torture morale. Uretse gato, harimo, ntabwo ari torture morale niba umuntu afashe rubanda agafata urubyiruko, hakabaho icyo nakwita kugumura abantu, agakora udutsiko. Byari byamaze no. Banza urotire iryo jambo. Ntabwo ndiretira. Ikintu kijyanye n'udutsiko banza ukirotire. Ntabwo ndiretira. Uraretira. Ndanzi. Nta muntu wakoza ku gatsiko. Nakubwiye ngo mbere na mbere ndemera imikorere y'urwego, nkemera n'ibikorwa bakora.
ariko kujya kumeshoninga amazina y'umuntu utarahamagajwe, utarahawe integuza runaka, utarabihamijwe n'urukiko, ukajya kuri mikoro ukamwandagaza nta fagite zabyo, nta rukiko rwemeje icyo, Nta- ni ukwitwaza icyo uri cyo ugakoresha iterabwoba bitewe na titiri ufite mayidiya. ntabwo papi ahangaha uri kwirengagiza cyane nk'umuntu utarakurikiye bino bintu. Ntabwo ndi kwirengagiza. Manza ugende Banza unyumve. ikiganiro neza Banza cyane uko unyumve. cyavuzwe. Yego. Banza unyumve. Wemera ko dufite minisiteri ifite urubyiruko mu nshingano ndetse n'iyo miziki Yego. iyobowe na nyakubahwa Utumwa Twishima? Ndakumva. Yaba yarigeze ahamagaza abo bahanzi cyangwa se abo ba social media influencer muri biro ye kugira ngo baganirizwe? Icyo ni kimwe. Aya mazina yahawe ultimatum, yigeze ahamagazwa cyangwa ngo aganirizwe kuri icyo ngicyo mbere yo kuvuga ngo ukuboko k'ubutabera kurakureba, mu gihe ntacyo bamubwiye ngo ibi ngibi bitandukanye nabyo? Ibyo nabyo ni nka kwa kundi bafataga bamwe mu banyamakuru bakavuga ngo bafatanywe ruswa, ngo kuko bagiye kuyaka bitwaje ibikangisho. Hariya nabwo nawe uba witwaje icyo uri cyo mu kujya gukanga uwo muntu. Ntabwo Nibabanze bumve ko umunyarwanda ari umunyagitinyiro. Icya kabiri, ufite uburenganzira n'ubwisanzure bwo gutanga igitekerezo cyawe kuri izi mbuga nkoranyambaga nk'uko ndi kubivuga ubu. Kankubwira ikintu kimwe papi. Kuko n'ubu mu gitondo nge bamumaga buretse unyumve, bamumaga bakambwira ngo ngwino usobanure kuri ibi wavuze. Naba nkizweho iterabwoba, navuga ngo ndi guterwa ubwoba njyewe. Uravuga ukuri cyane? Urakomeje ibyo kuvuga ubihagazeho? I'm telling you the truth. Umva nkubwire papi rero, kanze nkubwire ikintu kimwe. Kanguhe headline, ikintu bashije kumva. Ntunkange. Ngo kanga ndagukangira iki kufite ingingo kurengera, ndakoresha iyo ngingo wowe kufite RMC kurengera n'abantu nkukanga ndengerwa nande ko ngiye ko nkora citizen journalism, ko ntafite ko mpano n'itegeko riri hano umuturage usanzwe, ko nta muntu ushobora kumvugira, nta kivugira ngira, ntago ni wowe wankanga ko ufite kivugira. Kankubwira ikintu, ntago nagukanga. Dusubire inyuma noneho, dusubire inyuma. Ibi bintu biraza kudufasha nugerageza gutega amatwi kumva neza. Papi, biratangaje niba warakurikiye iki kibazo kuva mu mizi, wari umaze kureba ahantu cyari kigeze. Birababaje kubona wari umaze kutubwira neza ahantu iki kibazo ahantu kigeze, wowe wenyine wivugira ko iki kibazo inzego zanatinze. Babikozeho iki? Icyo nabwemeranye nawe ni ukumeshoninga amazina y'abantu. Nguhawe ultimatum, reka bigusobanurire. Uburetse gato, uwo muntu babwiraga yari hehe? Yari imbere mu gihugu. Yari hehe? Yari imbere mu gihugu. Urukumva rero urukuva kuri kese yande kugira ngo ibyo reka tubyihorere. No. Uwo muntu bashyizeho iyo warning yari mu gihugu ninde? Wamutubwira kugira ngo kuko dushobora kuvuga kese zitandukanye. Fata ku mavuta ntihawe warning. Uri kuvuga abantu ngo fata ku mavuta hawe warning? Birari ibintu byakozwe muri rusange. Ndaza Oswald dirika tubwire. Reka Oswald zamuka. Oswaki tubwire. Harabaje mbere uretse gato. Reka Oswald banza tubwire. Harabaje mbere uretse gato. Ihangane. Reka twumve Oswald. Ndabanje gutabara umuhungu wanjye. Reka Oswald banza. Uretse gato, reka neza ko munteraniye. Ntabwo guteranya Oswaki munabanza zamuka. Mwibuke ariko si wakwihanganye. Kandi twibukiranye ko je ntabwo ndumuvugizi w'urwego. Ariko Oswaki nk'abantu mwakurikiye, Oswaki mu kanya wantumiye kuri radio. Wantumiye ibibazo wambazaga biteye inkeke cyangwa ntabwo biteye inkeke. Nimuza kwirengagiza mukavuga ko ibi bintu bidateye inkeke, bitarimo kurimbura societe. Ntabwo twabihakanye. Nakubwiye ngo ngewe ibi ngibi ni kimwe mu bijyanye no gusenya societe ku buryo ejo hazaza hacu habana bacu hazaba habi. Rero uburyo bwa reka twakire Damiye gato hanyuma dufate Oswaki. Reka dufate Oswaki. Ariko se ko ngeri wakwihanganye ko Damiye yaje mbere. Twabana tukafata Oswaki. Urumva ko mushaka kumfukiranya nta kibazo. Oswaki ifata ijambo. Ndabari kuri space bose nabasuje. Ndakoresha amasegonda 30. Nzarumwe no gutabara umuhungu wanjye witwa Ndahiro Valence Papi uri kwiyahuza amagambo ashobora kumuteranya na RIB. Papi,
ndakumva Vuguziga n'umwana w'umunyarwanda. Vuguziga n'umwana w'umunyarwanda, wivuga ngo nibagutumiza ngo urabifata nk'aho ari iterabwoba, wowe gerageza. Ntabwo RIB igomba kubanza kukubwira ngo turi kubona ugiye gukora icyaha kireke, ntabwo babona umuribu ushinzwe buri muntu wese. Gusa ino miyaga bayishyiramo cyane cyane kuri twebwe b'abanyamakuru no ku bandi bantu baba bari gushaka kugaragaza ku bari buryo gutanga wadeforinga ibitekerezo. amazina y'umuntu uhawe gasopo Utaramutumiye. utaramutumiye. Oya, reka nkubwire, ibyo nibyo binzanye, ntabwo ari kugira ngo dukomeze tujye impaka, ntawe uburana n'uwo muri hejuru, sibyo? Reka twiganirire ku buryo budashobora kuduteranya n'inzego. Naka wa mugani ngo ntandure rwana n'ingoma. Urakoze cyane. ntabwo bemerera, ntabwo sawa, papi ngaho ntabwo dukomeze byemera. dukomeze, nicyo cyari kinzanye ngo dufata ibindi tubikomeze. Uretse gato Oswakimu ntabwo ibyo ngibyo mbikunda. Tugende muretse gato papi, ihangane gato twumvikane ikintu kimwe. Nakubajije ninde muntu iwo bintu byakorewe, twumvikane ikintu kimwe papi, tugendere kuri statement wabanje gukora twese. Papi, niwemere kugwa mu mutego wa Godfather. Ntago nawe Rumagiho ashyira imashini ku munwa. Uretse gato Oswaki, tugende gato mara mugiye kudushyira mu rujijo. Nituza gusubira inyuma, ntabwo papi ni umuhanga bro, ntabwo ari kwemeza Oswaki. Tugende gakeya, nituza gusubira inyuma twese, nanjye ndimo, twahawe gasopo kuko byari maze kurenga urundi rwego. Papi kanyura mwe ngo ngiye ngo nagize ubwoba, ntabwo nagize ubwoba. urabugize. Uraza wavuze ko uruze kubisobanura, uruze no kubivugaho. Tugaruke gatoya Oswaki mu nyumve. Habayeho Nabanje kukubwira uretse gato nkubwire, guhosha nabanje inkubiri kuvuga yariho. ngo twagize amahirwe yo kugira igihugu cyiza Ndakumva. kiduha umugisha wo kubona no kwaksesinga internet, aho kugira ngo tuyibyaze umusaruro mu by'ubwenge, tuyibyaza amatiku n'urwango. Ndabyumva. Ariyo mpamvu mvuga ko habayemo kugenda bigura intege ku byaha bikorerwa kuri social media byakabaye byarakurikiranywe, ndetse uyu munsi bikaba birimo kugenda bizamuka, hatagize igikorwa bizabyara ikintu kibi. Yego, Aho ndakumva cyane. So rero Oswakimu, urumva byagaragara ko uzi ko wagira ngo mu Godfather meze nk'akamashu gashyira abantu mu ntambwe ndende. Ntabwo ariko bimeze. Ntabwo ndi kuvugana na papi kugira ngo mushyire mu ntambwe ndende. Oya, Umva nkubwire, uzi ko undi Godfather, muntu uzi ko ntabwo waba watuma abantu bazajya ubigambiriye. bambona bagatinya no kuganira nanjye. None se ngewe ndi akamashu gashyira abantu mu Umva, ntambwe ndende kugira ngo bisange mu makosa. Oya, ntabwo waba ubigambiriye, urumva, na papi ntabwo waba ubigambiriye, ariko hari igihe umuntu aryoherwa no gutanga ibitekerezo, hari n'igihe impaka zishyuha, urumva, ukaba wakwisanga wakoze amakosa. Ntibabafata ku mavuta baraburiwe, batabanje bakabikorerwa mu itangazamakuru batarabanje kwandikirwa, si ikibazo. Babaye abasitari, barazwi, kubakomozaho cyangwa kubatangaho urugero ntabwo ari icyaha papi. So urakoze, reka dukomeze tuganire dushingiye ku ngingo mu kigo. soma topike yo hejuru rero wayirebye. ntago nagiye niwe muntu utaragiye mu mahanga Reka tugaruke noneho kandi papi, nayibonye. bagasambanya abarundi kazi. hano turi gutanga ibitekerezo, ntabwo hano mutubyumve neza, ntabwo turi ahangaha ngo hari uwahangaye ushaka kubaho ku rwego. Oya, turimo kuganira tugendeye ku nkubiri imazeho iminsi cyangwa ibimaze iminsi bivugwa, n'ibyo turebesha amaso yacu. So papi ni uburenganzira bwo gutanga igitekerezo cye, cyangwa turi kuganira, nta kubahuka urwego, ntabwo turi kubahuka, ntabwo twibasiye umuntu, tugerageze kumvikana. So ndabizana hano bagenda bagatwistinga bavuye bakagenda ndabazi. So niyo mpamvu space nyikore recorded kugira ngo ijambo papi yavuze akabanza kwisegura no kurisasira, mutagenda mugafata kariya kamwe ngo yubahutse inzego, kandi yamanje no gusasira akarigaragaza n'uburyo ashatse kuvuga muri iyo jambo. Ndabazi sha. Reka twumve Damiye fata ijambo. Oh, Africa ndaje ngo ijambo mukanya hangane. Fata ijambo Damiye. Mwiriwe, ninje mu kiganiro nduba cyageze hagati, ari umuntu wambwiye ngo ikiganiro nga kirashyushye gifite ibitekerezo nashaka gutanga. Njye nashaka kubaza gusa Oswakimu asanga abaye nk'ubisobanura
ariko njye mu magambo make ndashaka kubaza papi niba ari umuyobozi runaka atanze warning, ishobora kuba kuri social media, ishobora kuba yaguhamagaye, imvugo yakoresheje niyo nuko yabyumva cyangwa se ni kugereranya, kuko yakoresha ivuga ngo ni nko guterwa ubwoba. Guterwa ubwoba ubwabyo ni icyaha. Ndashaka kumenya gusa abisubiremo mbyumve neza, ariko hanyuma dukomeze, kuko kuganira byo ni ukuganira. Ariko iryo jambo niba tashaka kuriretira cyangwa niko yarivuze, koko niba ari uko byavuzwe, ndashaka ko abisobanukirwa kurushaho, ariko ndashaka ko biva mu ijwi rya papi gwitiki. Muramukoze. icyo ushaka kumva ni iki? Icyo wavuze ko niba umuyobozi runaka yatanzeho ningi ku muntu, wabyise ko ari ku muntu yagiriwe iterabwoba, nicyo nshaka kubaza. Murakoze. Njye nabivuze neza, nababwiye ngo nemera imikorere y'urwego rw'ubugenzacyaha n'umusaruro umaze gutanga, ariko kuba wagenda ukavuga ngo runaka aya ni amahirwe ya nyuma uhawe, ibi byo bwabyo bifata nka torture morale kuri iryo zina runaka rihawe ultimatum, mu gihe icyo yakoze ntabwo itegeko ritorera. Ibyo yakoze nimba bigize icyaha yakabaye abiryozwa, aho kubanza kumuha integuza mu itangazamakuru no kumeshoninga amazina ye. Nimba twarabonye abantu bashobora gufatwa ngo uyu wakoze ibi, ugashinjwa icyango cy'uko wakoresheje iterabwoba mu bubasha uhabwa cyangwa se ibikoresho byawe, aho ngaho nawe uba ujyanye izina ryawe nkawe ubwawe ugatera ubwoba uwo muntu, ku buryo n'ibyo ashobora kuzavuga runaka cyangwa mu gihe atatumiwe bishobora kuba byagira ingaruka kuri akavuga ati bo ibi ngibi uko nanafite fagite zabyo, ariko nkaba narahawe dernier chance ibirika mbireke. Oya, twahawe umugisha wo guhabwa internet, duhabwa umugisha dukesha imiyoborere myiza yo kwaccessinga izi mbuga nkoranyambaga, ariko ntago twigeze tubasha kuzibyaza umusaruro, ari nabyo birimo kuza bikaza bigize ibyaha. Ariyo mpamvu usaba ko aho wagiye kure, sorry je suis désolé, aho wagiye kure. Nashaka kubaza gusa imiyoborere myiza, amahirwe, that's okay, turabizi ko imiyoborere myiza ihari, kabone niyo bamwe batayishima bakayagaza gusa. Ndashaka kubaza aho hantu honingi yahawe wabyisemo ko ari gutera ubwoba umuntu runaka, nicyo nshaka kumenya gusa, please s'il vous plaît. Jimeshoni izina ry'umuntu aba ari ukumutera ubwoba mu buryo bumwe cyangwa ubundi, Okay, mu gihe atabihamagarijwe. Okay. Thank you. Reka dukomeze ahangaha twumve ko mbibutse ko ahangaha nkuko muri kureba topic ntabwo tuza kujya kure yayo. Papi mukanya uraza turagaruka kuri kandi tumara kumva Africa. Oswaki wamfasha kugira ngo wamfasha se wamfasha ka co-host. Oya, kubera yuko mu kanya ntabwo saa sita z'ijoro nsanga nkicaye, wafata uri butiye. Ntabwo ari ngombwa buri ganega nanjye mbona ntishoboye se, nuko nari kugira ngo mbashe kumenya ukuntu nzamura abantu n'abantu. Wafashe icyo gihungu cyanjye cyitwa papi. Papa arabatumura. Ariko se papi ariko so wamugani buri kikora naratumiye. So gahunda riteye irya. Africa fata ijambo, nitumara gufata ijambo iki kiganiro tukijyanemo neza cyane, turavanga twize, kuko ndifuza ko iki kiganiro kiva ahangaha. Mbibutsa ko hari hashtag iri gutegurwa nk'abantu bakoresha media cyangwa social media mu buryo bumwe cyangwa ubundi, twese twayikoresha mu buryo bwo gutanga umusanzu mu kugira ngo iyi nkubiri n'uyu mwuka utari mwiza mu mikoreshereze mibi y'izi social media use nk'ugabanuka, tubigire mu ruhare nazo dutanga umusanzu wacu. Africa fata ijambo hanyuma tukoroke kwa papi. Muraho ninjiye papi ari kuvuga kuri topic. Hari akantu yaravuzeho niko kanatumye nshaka kuba nasaba ijambo, kuko mbona ari contribution dusabwa twese. Ntago ari ubwa mbere bivuzwe, ariko sometimes abantu bakiza yuko ngo urwego rwa Liburuto rurebera ngo ibikorerwa kuri social media ku muntu agatukwa. Ntago nabisubiramo texture make kavuze ati bagaharabika umuntu bikagenda bikabyara icyaha, bikaba byanatuma ngo abantu bavamo bagira umutima mubi urimo ubugome kubera ibyo bakorewe. Ariko tujye tunigarukaho, hari ikintu cyateye muri no minsi kuri social media, ndaguharabika noneho nawe ukagaruka kuri social media kwisobanura.
njye nkeka ko buriya nabwo burimo kongera visibility ya cya kintu kwa kundi naguharabitse naho nkavuga ngo ko nta na rimwe tubona umuntu avuga ati njye baramparabitse njya kureba urwego rwagombye kundenganura ntirwamfasha. Icyo nacyo tujye tukireba tukigarukeho. Niba baguharabitse kuri social media urabizi ufite itegeko rikurengera, why not tutagenda ngo wegere urwo rwego sinaho nko tumenya ko wagiye bakaba nyine bahamagaza uwo muntu bakaba babimubaza. Nkeka ko nimwe muri na contribution twaba dutanze ikatubera urugero, kuko sinzi ntabwo nibuka neza ariko hari ukuntu bavuze uriya umuvugizi wa RIB bari kuvuga yuko hari ibyo ushobora gukorerwa kuri social media bikaba bisaba ko nawe ugira umusanzu wo kujya kubivuga cyangwa se kubitangamo ikirego kuri RIB. So rero dukeneye abantu wenda bazatubwira mu gihe tuzemera yuko RIB nta kibikoraho, ni igihe tuzabona abantu bazatubwira bati ngiye ubwanjye byarankorewe njya kuri RIB ntibyagira icyo bitanga. Nabwo naribajije si impamvu abantu batajyayo ni uko haba hari izindi antecedents nabo baba baragizemo participation, ntago mbizi. None ikindi kintu twareba, umuntu niyo yaba ari umusitari sinzi yuko twakagombye kwinjira muri vie prive y'umuntu uko tubonye ngo turafata amafoto cyangwa amavideo. Nabwo nkeka ko twakagombye kuba sinzi uko nabyita, ntabwo ndi umunyamakuru ariko sinzi nabwo mu binyamakuru nta limite ibaho mu buryo bwa protection y'ubuzima prive bw'umuntu runaka. Iyo uvuze gufata amafoto n'amavideo, what do you mean? Bayabafata bate? Bihereye kuri discussion mwavuze ya video yafashwe ngo y'uwitwa umuntu Ngisabe. Nta munyamakuru nta social media influencer wabimufashe, yabifashwe n'abaturage. Exactly. Yes, nuko ni umuturage ahubwo nabyo ntabyibaza ariko tukabona gapiraboneka. Ntabwo uretse gato ibyo muri guhuza mureke hari ikintu muri guhuzanye kikanambangamira. Nababwiye ko tubyumvikane gufata nitugaruka kuri iyi case par exemple ya Sabe, urukumva kumufata Sabe bira bintu byamubayeho na video kuba yarafashwe bikagaragara hanze ku muntu wese ukora izi nkuru. Iriya ni inkuru nta n'igitangaje kirimo, nabikoze ntabwo acinga amabere. Icyo nakoze ntabwo nabipostinze kuko ntabwo numvaga nta n'impamvu yabyo. Twumvikana ikintu kimwe cyese nuretse bajya ngo tubibiranye tuza muri society itavuga se ibiriya. Nge nababwiye ko iriya nkuru ya Sabe mureke kuza gufata ibintu ibyo Sabe iriya nkuru ya Sabe ni icyamamare. Sabe ni public figure. Kubona video ye yavunitse amaguru ari hanze, iyo ni inkuru buri wese uretse gato. Ndamutse mfite YouTube channel nari kuyigura iriya nkuru, nari kuyigura nka breakinga. Tugende gakeya. Inkuru y'umusitari y'umuntu nka Sabe kumubona ari hasi adashobora guhaguruka, icyo ntashobora gukora narananenga ni ugufata video y'umuntu uryamye mu muhanda bagahita bayihuza n'uburiri bakavuga aho yaravuye badafite gihamya, bikabamo guhindanya no guharabika bigiye ko affectinga n'umuryango we. Aho ngaho ho simbyemera. Ariko kuvuga ko umuntu mbonye video y'umusitari nka Sabe, urimo kumva ni inkuru nanagura ndamutse mfite ikinyamakuru nka breakingamo. So ibyo ngibyo mureke kubihuza, mureke kumva ko ngo bafashe video y'umuntu ngo barayitangaza ngo ibingibi ngo nukwinjira mu buzima bw'umuntu. No, ntawagiye kumusanga, ntawagiye kumutega kamera, yari kuri scene, ibyabaye byafashwe, nta foto nta cyabaye. Ibyo ngibyo rero mureke kudufungira muri societe itavuga ngo nuvuga ko umuntu ngo urabukoze. No, is a public figure that was breaking news. No, Godfather banza umpe ndi kuvuga hanga. Icyo ndi kuvuga icyo avuga ndacyumva, nta gushobora guhuza ibintu bidahuza. Buretse papi buretse gato, njye icyo ndi kuvuga ni cyuko nababwiye ngo I'm not sure niba nyine byemewe niba byemeye okay, kuko is better yuko buriya freedom tugira cyangwa se liberté iyo tumenye boundary cyangwa se iyo tumenye aho igarukira, it's good. Niba nta cyo bitwaye for me nta kibazo. Ariko ngiye yanje naye nkavuga ngo nka contribution ya buri muntu wenda tugarutse hano kuri topic ibyo tudasobanukiwe. Hari ikintu cyadutse pe, ntago tugitekereza ko hari inzego, ntago tugitekereza ko hari ubundi buryo ibibazo byakemukaho. Ibintu byose byabaye public, bikaba public, none ugasanga abantu intambara bazijyanye kuri social media. Kiye nkavuga ngo rero niba ufite dute runaka wenda nkawe papi, why not utagenda ni example mutanzo sorry, why not utagenda ngo wegere rwa rwego urubaze challenge uri kwiyumvamo, uri kubona ku bintu biri gukorwa, ukababaza bagusobanurira aho kugira tuze noneho
ahubwo noneho inkuru tuyigire nini. Niba bagukozeho inkuru ukumva irakubangamiye, ntabwo njye nakugira inama yo kugaruka kuri social media nawe ngo ubyerekane. Njye nakugira inama y'uko wajya gushaka uburenganzira bwawe. So ngiye nkumva nka contribution twagira muri twebwe ni ukugira ubumuntu mu gukora inkuru nyine, tukareba ngo ibintu ugiye gukora sinako winayifata ngo ntibigize icyaha, ese biratanga ubuhe musaruro kuri community. Reka twigire mu Niba bumuntu mfashe first of all, tugire ubumuntu. yes, niba ufite ibintu byo gutwika wa mugani, gutwika nicyo cyabyishi, Gusoza. ubundi byaje ngo ni ugutwika murabyihurira, turarekera. Njye rero numva ko ariyo contribution twagira, hari urimo kunseka, ahubwo nyumva ko ariyo contribution y'ingenzi twagira, kwigiramo umuntu. And then niba nawe unagize challenge wigaruka kuri social media guhangana n'uwo muntu. Okay. Njye numva ahubwo wajya aho bagufasha ahandi, kuko nawe uri gukora publicity ya cya kibazo. So murakoze rero. Urakoze cyane. So tugigaruka ahangaha rero, mbere yuko papi ngaruka tugaruka ku ntuza kabiri, mbere ko nakira Jabo hanyuma tukaza ku ngingo ya kabiri. Kababwira ikintu kimwe papi. First of all, izi media tugomba kuzikoresha, yamaze kuba part of our lives. Byamaze kwinjira mu buzima bwacu. Igisigaye ni uburyo bwo kuzikoresha neza situ. Ariko kutubwira ngo none tuzavuga iki? So ni ukuvuga ngo icyo mvuga ni kimwe ni iki. Ni uburyo bwo kumenya uburyo tuzikoreshamo budahutaje ubw'abandi. Nabahaye urugero ndibuze kubisobanura papi namara kunyakizinga ngo uburyo nahindutse umunyabwoba. Jabo ifata ijambo ubundi tugaruke kuri papi. Okay, murakoze cyane. Godfather, ndagushimiye kuri topic nziza cyane. Iyi ni one of the good topic. Ubundi numvaga mfite icyo nshaka kuvugaho. Reka tugaruke kuri topic uko imeze ari nayo tugaruka. Social media turashimira wa mugani leta yaduhaye izi platform, yaduhaye izo internet, iduhereza n'ubushobozi bwo kugura izi devices dukoresha muri kugira twa accessing izi social media. Icyo ni kimwe. Ntabwo leta nabisubiramo kandi ndabisubiramo, ubwo nimba hari n'umuntu ukora muri leta aze nawe ambwire. Leta y'u Rwanda cyangwa leta iyo ari yo yose, ikintu ushobora gukora ni ukuba yavuga ati okay, Twitter iteje ikibazo, reka tuyifunge mu Rwanda. As long as Twitter igihari, hakiri internet, hari phone ama devices ari mu baturage batandukanye. Hari umuturage uri Icyangugu, hari umuturage uri Nyamagabe wifitiye phone ye, uri kumva, kandi azikagomba gufata amafoto. Yaguze phone ye azikagomba gufata amafoto na video. Icyo cyonyine ni cyazi nicyo yashakaga. Kumubwira ngo iyo video ugiye gufata ngishobora kuza ku affecting iki niki, ufite rero urugendo runini rwo kwigisha ufite urugendo runini rwo kwigisha. Icyo bita social media zaje kugira ngo buri muntu wese ufite ubushobozi bwo kuyaccessing ayikoreshe kandi mu buryo byumvamo. Noneho ndashaka kugaruka kuri iki ngiki mwavuze ngo kivamo ibyaha. Umuvugizi wa RIB ndibuka ko yaje atanga good statement about no kuri la case yashize ya Yago, ngarutse ku byo Ndahiro yavugaga. Ariko bukeye mu gitondo hari n'abana bato cyane base batangira kujokinga, batangira no gukora ama video yo gushyira ku ma YouTube kugira bibonera amafaranga. Kandi yari yabujije ngo undi muntu uri bukurikirana iyo nkuru uri buyuririreho arakurikirana, kereka nafunga igihugu cyose. I can tell him ntago intambara RIB yayishobora yo kuvuga ngo umuntu azafata ifoto ngo y'icyamamare. Noneho kuba ari n'icyamamare nta na excuse yagakwiye kubaho, kuko nta muntu n'umwe RIB cyangwa se Twitter yabwiye ngo yisanze kuri Twitter atabihisemo. We yafashe time ajya gufungura Twitter, yuzuza ibisabwa, abona uburenganzira bwo accessing iyo Twitter cyangwa se Facebook cyangwa Instagram whatever. Nta numwe babishyiraho. Hari na principles Twitter ubwayo ishyira mbere yo kuba registered kugira ngo uzubahirize, mwumve ko mwumvikana neza. Sinzi kireka niba abantu batazisoma. Ibyo biri ni contract y'iyo application n'umuntu w'umuyuza ugishaka gukoresha iyo social media mu buryo bumwe uko byumva. Yaba ashaka kubikoreramo amafaranga,
yaba ishaka kuzatanga ibitekerezo, yaba ashaka kuzayifatira amafoto ashaka ubwo ari bwo bwose. There is a lot. Ibi bintu mujye mubinana bifata mwumve ko ni no gucreatinga. Reka tube open, tujye kamarangamutima nk'abanyarwanda. Nimba udashoboye social media yiveho. Kuba yari kuza akavuga ngo okay, utabishoboye ntago ari itegeko kuguma kuri social media. Rero mu gihe ugishaka kumenya amakuru, ugishaka kubona ideas ziri around the world, none ushaka kuinvolvinga muri ibyo bintu, be ready to kuri attack yose. Uretse n'aba basta nuko mwabivuze mu basta, hari abamukunda benshi, hari n'abaswa bashobora kumubona muri ubwo buryo, ariko ntago yajya aranga complaining ngo uyu muntu no. Ntabwo ikintu wakora kuri social media, ube ribu, ube polisi, ube umusirika, never. Hari ibintu bitanarwanwa, hari n'ibintu bidashoboka unless wowe ufite ubushobozi nk'igihugu kuvuga ngo Facebook sinyishaka, izo line ukazikata, sinshaka Twitter ukazikata. Hakuraha uri gucomplaininga ngo bapostinze ngo babamaze ujya ku musozo. Yes, let me conclude. Don't complain about ibyo abantu bashyize kuri social media zabo cyangwa ku ma platform yabo atandukanye ngo byababaje uyu n'uyu, wowe ubwawe wari marketinze. Hari abahaters uzahura nabo mudafite n'icyo mupfa, bakwanga just kukubona gutyo gusa. So nkora conclusion. Muri iki gihe abanyarwanda icyo basabwa gukomeza umutima wabo mu gihe bagiye accessinga ibi bintu. Utabishoboye, it's your right, move, go, bivemo. Otherwise ribusi zaza kuri Jabo izifunge Oscar Kimu, ifunge Godfather, ifunge bande ngo bagize igitekerezo bavuzeho. Bazaza se kubikora? Ndabona bikora. Icyo ngicyo cyo ndashaka kugishyiraho umucyo muri ubu buryo. Yego. Icya mbere cyo iyi ndira duhemuza. Uyu munsi wa none bamwe bafata izina bafite bakumva ko rigomba kubatunga bakoresheje gushaka views mu buryo butari bwo bugize icyaha, batigiye kuri bagenzi babo ku gitegeko ryaba kuba baragonganye n'iryo tegeko. Uyu munsi wa none ayo mahirwe bakaba batakirimo kuyabyaza umusaruro. Ariyo mpamvu nsaba ko urwego rw'ubugenzacyaha RIB nemerana nakunda imikorere yarwo yakagombye kugira icyo bita zero tolerance ku byaha bikorerwa kuri social media. Biteye isoni n'agahinda kubona umuntu ashobora kuza atitaye ku cyo bigiye kugira ku ngaruka zo ari kuvuga kuri we, ku muryango we, ku bavandimwe be, akavuga ngo reka mpemuke ndamuke ngwirinda. My brother, ibi bintu birababaje, nta nubwo binakwiye, nta n'ubumuntu bubirimo. Ahangaha
icyo nacyo nimba umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB yaraje agatanga imburu akanavuga ko ibintu bitemewe, bwacya mu gitondo ibyavuzwe bikaba amasigara cyicaro, abakomeza gukorera ibyo byaha ku mbuga nkoranyambaga no guhindanya sosiyete bakaba bakomeje kwiyongera, nuko batashatse kumva icyavuzwe. Nimba uri bupfa tumva ihoni, hakenewe kuzagaruka nanone akagira ababwira ngo ibi birabujijwe, cyangwa hakagombye guhita hapurikwa icyo itegeko riteganya kugira ngo abandi bigireho. Ibi ngibi bizakorwa ari uko minisiteri y'umuryango minisiteri y'uburinganire n'iterambere ry'umuryango y'ubwayo yari izamutse ikavuga ngo umuryango nyarwanda urimo gusenyuka kubera ibi, kandi byaravuzwe kuva kera na kare, cyangwa ahubwo hakagombye kugira igikorwa ibyo byaha bikorerwa ku mbuga nkoranyambaga bigakumirwa. Aho ngaho ndasoreje aho ngaho, ngaruke ku kijyanye n'ubwoba wagize bikanambabaza cyane. Kimwe cyo nemera uruhare wagize mu kuvuga uti nanjye hari ibyo nakoraga nkabona bigize ibyaha. Oya, bigize amakosa. Tandukanye ibyaha n'amakosa. Ikosa rishobora kubyara icyaha, ariko ntabwo wintwara uko ibitekerezo byawe ntabwo rirahinduka icyaha, ntabwo nshinja ibyaha. Wintwara uko ibitekerezo byawe uretse gato, iyo uvuze ngo ibigize ibyaha, ubwo ngubwo ibyo byaha icyaha ntigisaza nazakurikiranwa. Ikosa sinzi uri kubyumva. Ikosa se siryo ribyara icyaha. Nyine rero ntabwo ryari ryakabyaye, ntabwo iyo ndayavuyemo itaravuka. Izo ni mekanizm. No oya. Ntabwo ushyira mu ntambwe ndende. Komeza. Izo ni mekanizm. Urumva? Komeza. Ikintu cya mbere nagaye nicyo kuvuga ngo ngo ntandukanye no kuzongera gukora ubuvugizi ngo no gukora ibi ngo kuko nasanze ari ibyo nakora. Wagakomeje kubikora kuko turacyafite indushyi abababaye bagomba gutabarizwa. Ntabwo wakagombye kugivinga up. Komeza. Aha warantengushye cyane, ndavuga ngo duhuye nabanza nkakwicaza nkagukubita urushyi rumwe nkakubita ngo wakoze amakosa. Komeza. Kuko ubwo buvugizi bwawe, ibyo bikorwa byawe, hari abo byabashije gutuma bavurwa, hari abo byashoboye gutuma bavanwa mu buzima bumwe bajya mu bundi. Ntabwo wagombye kugivinga up mu bijyanye na advocacy. No. Ubwo barabuje gute? Tandukanya no kuba ibyo ukora bishobora kugira ingaruka nziza kuri sosiyete. Icyo nemera cyo, reka gushyigikira urwango cyangwa kuba wakora ibijyanye n'ibiza kubiba urwango, ariko ibijyanye na advocacy ifitiwe fact, don't giving up my bro. Niyo mpamvu mvuga ko ikiri wakoze cyahuriranye n'igitutu cyangwa n'icyo nakwita ubwoba wagize. Hari mpamvu ngusaba ko akabaye urotira ibyo wavuze. Okay, aho ngaho ndakumva. Urakoze cyane. Aho ngaho mbashije kukumva. Ariko ndagusubiraho muri aya magambo. Urimo kumva papi? Nta gitutu nigeze nshyirwaho, nta n'uwantegetse gufata uwo mwanzuro. Nabikoze kuko nabonye bikwiye n'igihe gikwiye. Nabyemera pe, uko ngo ubugabo butisubiriye bubyara ububwa. Ego. So rero birabyo nta n'umuntu ushobora ku okay, buri abantu bamfashe nabi, bamwe uravuga nkaho urumva ko nshinja ubwoba, abandi bavuze ko bambwiye ibintu byinshi bitandukanye. Urimo kumva? Bambwiye ibintu byinshi bitandukanye. Ariko nza gusanga nanabisubiramo, nza gusanga biriya bintu byo gukora ubwo buvugizi bisaba ibintu byinshi cyane n'umwanya mwinshi. Nivuga ibintu byinshi bisaba kubyiga no kumenya ukuntu bikora. Biranigwa by the way. Gukora advocacy bigenda umuntu akicara mu ishuri akabyiga. Sibyo? Akamenya imirongo arenga n'iyo atarenga.
so ibyo ngibyo rero niba ntafite umwanya wo kujya kubyiga nkaba ntafite n'ubwo bushobozi bwo kujya ku ishuri kubyiga kugira ngo ntange umusanzu uwo natanze urabaye ubwo ngubwo ahubwo nasaba ku bantu babashije kubihugurirwa bakajya no kubyiga bafatiraho bakabikora aho kugira ngo ngiye mbikore noneho nkoreremo ibigize amakosa ejo nazasanga ndimo gukoreramo ibigize n'ibyaha bitewe no kubikora. Ndaguha urugero, nza muri ibi bintu nahagurutse mu kibazo cya mbere cy'inkundura cyatumye munamenya ko ndakasamutwe, ntabwo nza kunyura uruhande, ni ikibazo cya Badeberi na Bamedi aho bibasirwaga bakingirwa mu miryango. Naraje ndabihagarika, ariko mbihagarika nkoresheje violence nk'abandi bakoreshaga. Amatweet hano arababwira ngo I'm coming for you, murabizi. So rero niba narakoresheje ubukana ngasanga nanjye nagiye mu mujyo w'abakora nk'ibyo ndi kwamagana, so ntekereza ko ubutumwa bwanjye bwaratambutse. Ntabwo nshaka wareka kwicisha isazi inyundo ya Kinubi, ariko nanone ushobora kuyikebura kugira ngo niba naraje nkavuga uretse gato nubwo mudashobora kureba ibintu byasunikiye harabikanyambikiye ishusho isa niyo nabo naje namagana. Niba naraje nkavuga nkamagana ibintu umunsi wa mbere, uwo munsi bakagenda bakajya gushaka aho nkomoka n'inkomoko yanjye, bakaza kuri izi mbuga bakandika ngo ubugize ubwo uretse gato we are coming for you, uretse gato umuntu akaza akavuga ngo I'm coming for you, biranditse dufite ama screenshot hano. Abantu bafata aba baragenda, ntabwo njya kujya kure, fata ku mavuta n'uyu uyemenya we baragiye ngo bajya gushaka ngo ahantu nkomoka, ngo bajya ngo mu nkambi, ngo bajya gushaka famiye yanjye. Barangije baza hano, fata ku mavuta arandika ngo I'm coming for you. Ni ibintu byabaye. Ibyo uri kwitabika wait a second, ibyo nabyo bigize icyaha. Ariko screenshot wait a second, icyo nakoresheje iyo mechanisme defense uri gukoresha, nkoresha imbaraga zirenze izabo z'umurengera. Ndavuga reka nshikame turwane ariko ijwi ryanjye ryumvikane. Ibyo ngibyo byaje kuba bibi, warabibonye, nibyo byajemo ko nkiza bimwe nkica ibindi. Ubwo bukana nakoresheje senyi kibi bikarangira nanjye bigize ikibi. Niyo mpamvu navuze ngo let me settle, reka nsubire inyuma gato. Hari icyana cy'igikomedi ndi gukunda muri iyi minsi. Usunzanye muri komedi buretse gato ngo urugero, yego, hari icyana cy'igikomedi ndi gukunda muri iyi minsi cyitwa Kakajwe. Hari content yakoze, abatayibonye bagende bayirebe, asimbuka akagwanga amaguru akajya muri nyina. Ubirebye birimo komedi, ikindi birimo n'inyigisho. Ahangaha mbikubwiye gutya kugira ngo wumve ko uyu munsi wa none ibyo nka Gorufara abona nk'ikosa ryakozwe rituma ashobora kugiving up, ntabwo ari ryo sosiyete ikubonamo. Kuba umuntu runaka ashobora kujya mu nkambi gushaka. Tugaruke ku kibazo nyamukuru, tuve kuri Godfather no guhagarika. Buretse gato kunsubiza inyuma, navuga ngo ntuntware nk'ibitekerezo byawe bibishaka. Kuba bajya mu nkambi gushaka identification yawe, ibyo nabyo bigize icyaha. Kandi ubundi se igiti cyezemo imbuto ari cy'abana batera amabuye, uretse bakayagutera mu kuri kwawe, bitwaye iki? Ibyo ngibyo ndakumva, reka tubiveho. Tugaruke muri rusange rero, tugaruke muri rusange nk'abantu bakoresha cyangwa nkatwe. Erega ibi ngibi turi kuvugwa n'izi nkubiri nitwe tuzikora. Njye reka nze ngo nababereye umwigisha mwiza mwanga kunyumva. Niba Godfather naravuze nti reka nsubire inyuma ndebe umugabo uri mu ijisho ryanjye, kuki papa atabikora gutyo, Oswakim akabikora atyo, n'umuntu ufite umufollowers umwe akabikora atyo? Noneho kugira ngo buri muntu akamanza akiyigisha agahindura imikorere, yamara guhindura imikorere twese tukabigenza dutyo. Ninyihindura abakayihindura, Jabo yakaza ahangaha, urumva we ko agifite iyo myimvire imeze gutya, nawe agahinduka, nawe n'undi wese agahinduka, sosiyete izasigara ari wane, ibintu bimeze neza. Jabo ntumutera amabuye kuko opinion ye niyo ngiyo.
iyo myumvire ye rero niyo iri kutugeza ahangaha turi twese niko twari tumeze ko we have to change niyo ngo tugomba ariko se ariko niyo ariko se myumvire niki iyo myumvire yo nayo ndayemeranye iyo Godfather myumvire ndayemeranye wemera ibi umunsi bintu byanyu byo kugira imyumvire kandi igaragara ariko se jabo ibite byawe rega iki kintu cyo navuze rero umuntu araza hano akabagira abo muri bo kwanza wowe nta nubwo wakanabaye emera no kuvuga izina ryawe ndi kuguha platform ko abantu 300 baboganya kutsindwa n'Imana we urumva atari platform atari yese ko ntari umucelebrity ko ntashaka follower ndakumanura so tugende gatoya rero icyo mvuga papi ni iki ngiki ni inshingano zacu ndabisubiramo ni inshingano zacu kurwanya ibi bintu tubanje kuba intangarugero tumanje kuba abambere mu kubyikosora mu kuko bikorwa natwe iyo bavuze ngo abo social media influencer ndakubaza uretse ibisi by'umuvandimwe Damien yagarutseho turi bangahe ntabwo muri miliyoni 14 turagera ku 500 dukoresha baba social media influencer bacana uwo muriro Mr Dre twakuzura uretse gato twakuzura muri arena ntabwo twakuzura muri arena none kubera ko tuti kubera iki abo ba social media influencer kubera iki tutikoramo akazi Ave muri kunyumva yutinga mic yawe thank you turakumva so ndahiro icyo navugaga ni iki ngiki rero